murakoze cyane mwatangira mutwibwira n'inshingano zanyu ndetse mukatubwira ko mwakiye kuba mwafunguriwe insengero. Murakoze abanyamakuru ndabashimiye. Ngewe ndi Padiri Yohani Bosco Ntagungira, ndi Padiri mukuru wa paruwasi ya Regina Pacis ahangaha muri. Ubu tukaba dushoje igitambo cy'Ukaristia cya mbere. Tukaba dushimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu ko bwadushyize mu bemerewe gufungura kiliziya. Ni icyizere batugiriye kandi twabishyizemo imbaraga kugira ngo natwe kuko tutaba intandaro yo kwiza icyo cyorezo. Turishimye rero cyane kandi turizera ko n'abandi bazafungurirwa Imana nibishaka. Ni ku nshuro ya mbere mufunguye insengero kandi ari muri gihe cya coronavirus. Hanyuma mwabibonye gute? Abakristo bubahije amabwiriza gute? Mwebwe nk'abayobozi mwabafashije gute? Mwatubwira. Murakoze. Icyo nabonye kandi nari sanzwe nzi nuko abakristo bari bakeneye kongera gusenga no gutura igitambo cy'Ukaristia. Babiri babisonzeye ku buryo baje ari na benshi. Baje ari benshi cyane kandi ubona babyifuza pe. Ntabwo twashoboye kubinjiza bose, hari abasubiye mu rugo ariko abinjiye batuye igitambo cy'Ukaristia bishimye kandi bumva ko bari mu cyimbo cy'abandi benshi batashoboye gusenga muri paruwasi yabo. Mwari muteganije, hari hateganijwe amateraniro cyangwa misa zirenze imwe muri aya masaha ya mbere ya saa sita, ariko habaye imwe. Byatewe n'iki? Mwagira icyo mubivuga? Murakoze. Batwemerera ko tuzafungura, bari batubwiye ko dushobora guteranya abantu tugasoma za misa, ariko ntabwo bari batubwiye ko hari umubare wa misa ntarengwa. Ubwo rero baje kuduha amabwiriza mu gicuku nibwo twabimenye, hanyuma batubwira ko twemerewe misa ebyiri gusa. Twabyakiriye nabyo kuko byose ni ibigamije icyiza cyacu, kuko n'abayobozi bazi uko ibintu bihagaze. Ntabwo ari ukutwanga cyangwa kugira ikindi, nuko hari impamvu kandi turayumva. Twanabibwiye n'abakristo barabyumva nabo. Twabwiye ko izari misa zirindwi twateganyaga ko ari ebyiri noneho gusa. Babyakiriye, biyemeza kugumya gusengera mu rugo binyuze kuri Radio Maria Rwanda dushimira, binyuze kuri Pacis TV dushimira, ndetse no ku Isango Star hakunze gucaho misa. Ibyo babyakiriye nk'abakristo kandi bizeye ko ubutaha nabo bazafungurirwa bose. Mwatubwira ese ni izihe mbogamizi zabonetse kuri uyu munsi wa mbere mwateganya kuzikora bityo? Imbogamizi twavuga ko zabonetse ntabwo zikabije cyane. Ni imbogamizi z'uko bazaga batiteguye, kuko ubundi twari twarasabye ko abakristo baza bitwaje agapapuro kariho amazina yabo, imyirondoro yabo, hanyuma bakinjira bagapima umuriro, hanyuma tukanabakarabya na sanitizer. Abenshi rero ntabwo bari bazanya ku gapapuro, ntabwo ari benshi cyane, ariko habaye kubafasha kugira ngo binjire. Iyo niyo mbogamizi yo kugira ngo dufate imyirondoro yabo ku buryo bwihuse, ariko rero byose byatunganye. Murakoze. Murakoze cyane, katubashimire. Murakoze cyane kandi ubutumwa bwiza namwe. Yego.